narivuze ngo ikintu cyitwa amahirwe mu buzima ni ikintu gikomeye, ariko amahirwe arutandi ni ukwicarana amasezerano y'iby'Imana yavuze. Luka aravuze 1:45 aravuze ngo niba hari umuntu uhiriwe ngo kw'ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Umunsi umwe barasinzira uw'ibumoso n'uw'iburyo, ndavuga nti abasaza mu kizami bazahura n'ibibazo. Nkangura uw'ibumoso navuga nti muze kuri gusinzira mu kizamu uzasubiza iki ko uyu mwarimu atajya atanga amagroupe? Arambwira ati mwana wa aturampe mu cyurankanguye ataka gatotsi kari karyoshye. Nti none suri kurwana niki? Atese buri aruzi ko ni muri pansiyo. Nti none umuntu w'umupansione ajyaza kwiga. Arambwira ati buri n'abana bariga n'abuzukuru bariga. Nti none se pansiyo nta mafaranga baguha? Ati barayama. None se wagiye rya pansiyo uburi kuza gusinzira mu ishuri ngo bizagende bite? Arambwira ngo mwana wa muri 81 ndi gusenga Imana yampaye isezerano irambwira ngo nzaba dogiteri. None hari umuntu waba dogiteri atarize mu isezerano? Ubu dufite abantu bari hano Imana abwiye ngo bazakomera, aricaye gusa nukwirirwa byina nzogera kuki. Uzagezwayo niki? Urumva uzagerayo ute? Icyo yavuze uzakigeraho ute? Ntucuruza itomate, ntutwara igare, ntucuruza imyenda, ntukubura, uzahagera ute? Nta sezerano na rimwe rizasohora udateye intambwe yo kurisanga. Umusaza arambwira ngo kandi mwana wa Isaka wa Sara ashaka Rebeka, abyara Yakobo na Esau. Yakobo abyara abana 12. Mu bana 12 ba Yakobo hari mu mwana wa kane witwa Yuda, wateye mu kazana we witwa Tamarinda, amubyaraho Peresi na Zera. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahashoni, Nahashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesaya, Yesaya abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Hezekiya, Hezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Sharutiyeli, Sharutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Yesu, haleluya. Yesu hano yanditse bitinze amasezerano, ibyo wakora utegereje amasezerano, amasezerano y'Imana akomeye kuruta ndi n'ibintu biranga umunyamasezerano. Kubera ko umwanya wanjye ari muto ndakuramo puwe ebyiri gusa. Abanyeshuri biga babayo bose hari ibyo babujijwe. Kimwe mu byo babujijwe gusurwa buri munsi, basurwa rimwe mu gihembwe amasaha baze. Rero hari igihe uri kuvuga ngabantu ngo dusengana ngo batazi niyomba, ubahese uri muri interina, ntago twemerewe kugusura, ntago twemerewe kugusura. Turacyari uruhinja, turacyari muto. Ati ibintu byose Imana yakubwiye uzabisohoza, ariko kugira ngo bizasohore uzabigiramo uruhare. Arambwira ngo ntukajye ucika intege, isezerano ryose rirabagarirwa. Arambwira ngo burya aho gupfa wambaye isengeri uzapfe wambaye karuvati. Araho tujya bikatugora, ariko rwose numvise hano byijyanamo biroroshye cyane. Ndishimye cyane rero kubwa mwene data John Kanyeshyamba Mushumba, turi kumwe n'umusore hano witwa Damascene, turi kumwe n'uwitwa Aime, turi kumwe n'undi muntu witwa Claudine. Abo bose ndabakiriye, si ngombwa kubahagurutsa, namwe mwakoze kuza kumva ijambo ry'Imana. Dufite topic, dufite teme turi buze kuganiraho mu mwanya ungana n'uwo twagenewe w'ijambo ry'Imana. Kandi nishimye ko numvise ko hari abantu batangiye kwideklara ko bankunda ntabazi, aba inshuti zo mu mabanga abantu baba batazi, ariko igihe kigera bagahura. Rero ubwo inshuti zanjye mwese nabakiriye cyane, Imana ibahereza umugisha. Nshaka ko tuganira ku mbaraga z'amasezerano y'Imana. Ndavuga hejuru y'imbaraga z'amasezerano y'Imana. Umuntu uri kuri mixeri aze kugerageza dufashe, ukomba kuri mikrofone cyane, ndazizi cyane,
gerageze mu buhanga bwawe Imana yaguhaye uze kumfasha. Nari mvuze ngo tugiye kuvuga tugiye kuganira hejuru y'imbaraga z'amasezerano y'Imana, aho turi buze guhuza na teme baduhaye ivuga ko tugomba gucyamika ubwo igihe tumaze ku musozi gihagije. Amen. Munyikirize amen. Imbaraga z'amasezerano y'Imana. Umuntu wese wicaye aha ngaha iyo bavuze amasezerano abyumva cyane. Hari amasezerano abantu batanga ayo ngayo ashobora kudasohora kubera ko abayatanga n'abantu. Icya mbere barapfa, icya kabiri bakurwa ku myanya bariho, icya gatatu barasaza, icya kane barahomba. Ariko Imana yo iyo itanze amasezerano ntabwo bifite bwo kuyaguhera muri nciri bikakubwira ngo nzayasoreza i Kigali, kubera ko hose ni mu kwayo. Icya mbere ntipfa, icya kabiri ntisaza, icya gatatu ntihunga, icya kane ntihomba. Niyo mpamvu Gerardine yavuze ngo nta n'agacu ko guhinduka kajya kayigaragaraho. Haleluya. Yanumva ijambo ryitwa amahirwe, ariko niba hari abantu bahiriwe ni abantu babitse amasezerano, babitse ibintu byavuzwe n'Imana. Aba bantu barakomeye. Umuntu wicaye aha ngaha yaravuganye n'Imana, ubitse ibintu birenze iby'abisi batekereza. Kuko umwanditsi yandika abantu bahiriwe. Luka 1:45 aravuze ngo hahirwe uko ndi bubigenzurwa n'ibyanga niba ndakoreraho simbizi. Nzi uko ndabigenza, uraza kumfasha ababishinzwe mu bigerageze. Bose ko ndi kubona bimeze bitya kandi nirinze kwiruka, ubu nirukanse byagenda bite ko nyambishobora. Ubu ndi kubwira Imana ngo umwuka wo kwirukanka ize kumfatira, kuko nirutse mwizi bafure ziraha urumva byaza kuba ibindi kurushaho. Narivuze ngo ikintu cyitwa amahirwe mu buzima ni ikintu gikomeye, ariko amahirwe arutandi ni ukwicarana amasezerano y'iby'Imana yavuze. Luka aravuze 1:45 aravuze ngo niba hari umuntu uhiriwe ngo kw'ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Yakobo yandika 1:12 yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo namara kwemerwa ngo azambikwe ikamba ry'ubugingo. Dawidi yandika muri Zaburi ya mbere yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Yandika muri Zaburi ya 32 yaravuze ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye kandi ibyaha bye bigatwikirwa. Yandika muri 65:5 yaravuze ngo hahirwa umuntu Uwiteka atoranya akamwiyegereza. Matayo 5:8 yaravuze ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Yeremiya 17:7 yaravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ibyahishuwe 14:13 haranditse ngo andika ngo uhereye none hahirwa abapfa bapfira umwuka nawe ngo baruhuke. Haleluya. Aya magambo dusomye ni Imana ubwayo ibwira Abisirayeli. Ushobora gutinda ku musozi uhatindijwe n'Imana, ari hagutindije awahagukura. Niyo so yaza, niyo nyoko yaza, niyo abadiaspora baza, ari Imana yagutindije ku musozi, niyo yonyine ihagukura. Muranyumvise? Uburo hari abantu bari kuvuga ngo ducyamike, ntabwo ushobora gucyamika itabivuze ariyo yahagusize. Dufite n'abandi bari kuzenguruka imisozi aribo bahisize. Uwo musozi w'ubusambanyi urasabwa kuwureka.
musozi w'ubujura urasabwa kuwureka, musozi w'ishyari urasabwa kuwureka. Niba ukeneye kumva Imana ivugana nawe, urasabwa kuva ku musozi wisizeho ugahagarara ku musozi Imana igushakaho. Haleluya, haleluya. Ijambo riratubwiye ngo yibuka isezerano rye iminsi yose. Ijambo yategetse niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yarahiye nde? Isaka. Bibiliya ivuga uburyo Imana yagiye itangamo amasezerano, ariko natangajwe n'isezerano yahaye Aburahamu. Nimuvuge ngo amen. Yamuhaye isezerano imusanze kwa Setera muri Uriya Bakaridayi. Ndashimira Imana yadusanze ahantu abantu batari gutinyuka kudusanga, ariko Imana ni nziza. Ahantu yagusanze nta wundi muntu wari kugutinyuka, ariko yagahora ku ngoma. Isanga Aburahamu kwa Tera mu bice 12, imubwira ibintu 7. Iramubwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cya so ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo icya mbere, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Icya kabiri, nzogeza izina ryawe. Icya gatatu, nzaguha umugisha. Icya kane, uzakuvuma nzakuvuma. Icya gatanu, uzagufurije umugisha, nzamuha umugisha. Icya gatandatu, iramubwira ngo uzaba umugisha. Icya karindwi, amen. Aburahamu amatwi yarabyumva, agira ate? Dufite abantu bafite amatwi atumva, Imana ikavuga ntibumve. Iyo uri umunyamugisha ugomba kumenya ngo impaye amasezerano niyivuze. Aburahamu aravuga ngo ubwo ari Imana ibivuze no kubikora izagira ite? Abwira umugore we Sarayi, aramubwira ngo iravuze ngo tugende, kandi tubwiye ntitubwiye itujyanye. Uzi ko Imana aho itujyana dusa n'ahatahaza ariko yihaze. Yigize ite? Baragenda, bagendana isezerano. Turi ku mbaraga z'isezerano. Bagera mu gihugu cy'i Kanani. Imyaka 90 ya Sara, imyaka 100 ya Aburahamu bategereje isezerano. Ntabwo isezerano riteye ubwoba n'imyaka umaze. Hari abantu bamaze kwiheba, ubuse ngo imyaka mfite nakira. Wakira niba ufite isezerano. Ngo imyaka mfite ngo nakubaka, wakubaka niba ufite isezerano. Ngo imyaka mfite ngo nakiga, wakiga niba ufite isezerano. Nagiye kwiga nkuze mfite urugo. Imana yigeze imbwira ngo mwana wanjye uziga. Ariko Imana iri kubwira ngo uziga, ujye wibaza amashuri uziga, kuko haraye ibigeragezo. Ikubwiye ngo mwana wanjye nzakwigisha, ujye wibaza ishuri zakujyanamo. Isezerano Imana yambwiye ko nziga. Nagiye kwiga nkuze, ntangirira mu wa 3 segonderi, mbona diplome. Nyibonye mbwira madamu, ntako si Imana yambwiye wareka nkajya kuri kaminuza ko mfite amasezerano. Arambwira ati ariko sheri, urabyaye umuntu ungana gutyo uzajya kwiga wigane n'abana? Anci intege, ariko nkumva mfite isezerano. Njya kwiyandikisha kuri kaminuza. Ngezeyo baranyandika. Umunsi wo kujya kwiga ngiye ku ishuri, ngeze ku ishuri sanga ninge muto, sanga basaza bafite impara, bafite imvi. Jya kwiga, reka ibintu by'imikino, ngo narashaje ngo sinaba nkize. Jya kwiga, cyamika, va ku musozi w'ubujiji, jya kwiga. Murimo muranyumva? Jya kwiga. Ngezeyo sanga ninge muto, sanga abasaza b'impara bafite amasezerano, abasaza b'imvi bafite amasezerano. Ngira ibyago banyica basinzirira rimwe. Nkurikira imbaraga z'amasezerano. Umunsi umwe barasinzira, uw'ibumoso n'uw'iburyo. Ndavuga nti abo basaza mu kizami bazahura n'ibibazo. Nkangura uw'ibumoso, navuga nti muze kuri gusinzira mu kizamu uzasubiza iki ko uyu mwarimu atajya atanga amagroupe? Arambwira ati mwana wa, aturampe mu cyura nkanguye. Ataka gatotsi kari karyoshye. Nti none se uri kurwana niki? Atese buri aruzi ko ni muri pansiyo. Nti none umuntu w'umupansiyone ajyaza kwiga? Arambwira ati buriya n'abana bariga n'abuzukuru bariga. Nti none se pansiyo nta mafaranga baguha? Ati barayama. None se wagiye urya pansiyo ubu uri kuza gusinzira mu ishuri ngo bizagende bite? Arambwira ngo mwana wa, muri 81 ndi gusenga, Imana yampaye isezerano, irambwira ngo nzaba dogiteri. None hari umuntu waba dogiteri atarize? Numva isezerano. Ubu dufite abantu bari hano Imana abwiye ngo bazakomera, aricaye gusa nukwirirwa byina, nzogera kuki. Uzagezwayo niki? Urumva uzagerayo ute?
icyo yavuze uzakigeraho ute? Ntucuruza itomati, ntutwara igare, ntucuruza imyenda, ntukubura, uzahagera ute? Nta sezerano na rimwe rizasohora udateye intambwe yo kurisanga. Umusaza arambwira ngo kandi mwana wa iwacu nta mudogiteri wahavutse, ndashaka kuziga nishaka azagira graduation kuwa gatanu fe kuwa gatandatu, ariko imbere y'izina ryanjye bandikaho ngo dogiteri. Muranyumvise? Arangije arandeba arambwira ngo ufite imyaka ingahe? Ndamwira mfite imyaka 39. Cyo yana mfite 39. Aturacyari uruhinja, uracyari muto. Ati ibintu byose Imana yakubwiye uzabisohoza, ariko kugira ngo bizasohore uzabigiramo uruhare. Arambwira ngo ntukajye ucika intege, isezerano ryose rirabagarirwa. Arambwira ngo burya aho gupfa wambaye isengeri uzapfe wambaye karuvati. Ndavuga ngo nukubiharanira. Abrahamu na Sara imyaka bari bagezemo yari iyo kwiheba, ariko Imana yacu irababwira ngo icyo navuganye namwe nzagikora. Sara arasama, asama ashaje. Muzasome Bibiliya. Asama agize ati nukuri kw'Imana imyaka ufite ngo ntiwatwara imodoka, wabuzwa n'iki kwitwara? Abadayimoni bakubwira ngo ntiwatwara imodoka, ngo urashaje, ngo ntiwayitwara. Z'umukecuru yitwara simuvuza amazina, arashaje, ariko yayicayemo bavuga ati mwana wa Imana yari yarabivuze, yakwiga imodoka reka ubunebwe. Sara arasama ashaje, abyara umwana w'umuhungu ageze mu zabukuru, amwita Isaka. Aravuga ngo none Imana irasekeje we. Aravuga ngo bazabyumva bose bazasekana nanjye. Isaka wa Sara ashaka Rebeka, abyara Yakobo na Esau. Yakobo abyara abana 12. Mu bana 12 ba Yakobo harimo umwana wa kane witwa Yuda, wateye mu kazana we witwa Tamarinda, amubyaraho Peresi na Zera. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi abyara Ramu, Ramu abyara Aminadabu, Aminadabu abyara Nahashoni, Nahashoni abyara Salomoni, Salomoni abyara Bowazi, Bowazi abyara Obedi, Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Ezekiya, Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Sharutiyeli, Sharutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Yesu, haleluya. Yesu, Yesu nk'umutambi aboneka nk'igitambo, nimuvuge ngo nk'isezerano rishyitse. Aboneka nk'isezerano rishyitse. Aravuga ngo mwese abarushya n'abaremerewe nimucyamike kabisa, nimuze munsange ndagira nte ndabaruhura. Narizi ko mw'uyu mwanya nshobora kuza kuvuga ibitinza amasezerano cyangwa ibibuza amasezerano gusohora. Hari ibintu bitinza amasezerano, bivuge. Mukeneye kubyumva? Ibintu byatumye amasezerano yanyu atinda gusohora, mukeneye kubyumva? Bite page hano yanditseho ibitinza amasezerano, ibyo wakora utegereje amasezerano, amasezerano y'Imana akomeye kuruta andi, n'ibintu biranga umunyamasezerano. Kubera ko umwanya wanjye ari muto, ndakuramo puwe ebyiri gusa. Ndavuga ibitinza amasezerano, mvuge n'ibintu biranga umunyamasezerano. Ibyo umuntu yakora ategereje amasezerano wenda bishobora kuzatuma ngaruka, cyangwa amasezerano y'Imana akomeye kurusha ayandi. Uriya Imana ifite amasezerano duhaye akomeye kurusha ayandi. Ari amasezerano ngirwa mwirata ngo y'utumodoka n'amazu, ari yaraciriritse. Haranda akomeye nzababwira n'ingaruka. Harandi masezerano akomeye kuruta umugore. Hari amasezerano akomeye kurenza abana, nzayababwira ngarutse. Ariko muri aka kanya mureke mfate pu ebyiri gusa, mvuge ku bitinza amasezerano cyangwa ibibuza amasezerano kugira gute gusohora. Icya mbere gitinza amasezerano, kibuza amasezerano gusohora, ni ikintu cyitwa ibyaha. Iki ubu dufite abantu basengana nabyo.
baririmbana nabyo, badiyakonana nabyo, yewe banashumbana nabyo, yewe banaprofetana nabyo. Ubwo rongo bategereje amasezerano. Gutegereje umugabo usambana uzahangayika. Turirirwa tubatera ikinya mu mujyi wa Kigali, aho kubabwira ngo nimwihana amasezerano asohore, tokaza nyekanyeza mugenzi wawe muhoberekane, niyo bagukubita ibyaha. Amaganya ya Yeremiya 5:7 haravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Iri jambo muraryumvise? Abaroma 3:23 haravuga ngo uko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza. Niba uri mu iri teraniro, niba uri mu iki giterane, bavuze ngo ni ngaruka mwaka, niba ukeneye ko amasezerano yawe asohora, urasabwa gutera intambwe ya mbere ugakora ikintu cyitwa kwihana. Iki nta sezerano na rimwe rizasohora ukiri umunyabyaha. Imbogamizi y'amasezerano ibuza amasezerano y'abantu gusohora ni imbogamizi yitwa iki? Icya kabiri gituma amasezerano y'abantu adasohora ni ukutizera. Utagira gute? Dufite abantu batizera, biringiye abantu, bananiwe kwiringira Imana. Abaheburayo 3:19 haravuga ngo kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye. Kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye. Aba ni Abisirayeli, bari bafite amasezerano, bari bafite igihugu, ariko kukinjiramo byarabagoye kubera ko ntago bizeye. Nta sezerano na rimwe rizasohora udafite ikintu cyitwa kugira gute? Inzitizi ya kabiri mwayumvise ibuza amasezerano gusohora ni ukutizera. Umuntu wese utizera biragoye ko ibyo Imana yavuze yabibona. Icya kane kibuza amasezerano gusohora ni ukuva mu cya gatatu, ni ukuva mu masezerano ari nta mpamvu. Iyo ni po ya gatatu igibuza amasezerano gusohora. Zaburi ya 25:3 haravuga ngo kuko 25:3 siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Umuntu wese uri aha ngaha uzi ko afite amasezerano arasabwa kwirinda kuyavamo. Haleluya. Hari umuhungu muzi witwa Jado Sinza. Jado Sinza ni umuhanzi waririmbye aravuga ngo amasezerano umwami Yesu yampaye yose sheje imbaraga z'ubusa. Urumva ikintu cyakomeje amasezerano twahawe. Icya gatatu mwacyumvise ni iki? Kuva mu masezerano ari nta mpamvu. Icya kane ni ugusuzugura Imana ukareberera ntucyahe ibibi. Muracyumvise? Gusuzugura Imana ukareberera ntucyahe ibibi. Iyo ubona abana bawe bakora ibyaha ureba, ukaba uri umushumba ukarera abakristo baje uko ushaka, ukaba uri umuvugabutumwa ukareberera ibyaha bigakorwa, byanga bikunda nta sezerano rizasohora. Ureberera ugaceceka ubona ibibi. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 2:30 Bibiliya iravuze ngo nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti nukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abasuzugura bazasuzugurwa. Kureberera ibi bigakorwa ureba.
ufite ububasha bwo kubicyaha, nta sezerano ryawe rizasohora. Urasabwa gucyahira ibibi kure. Icya gatanu kibuza amasezerano gusohora ni ukuramya ibigirwamana. Gutegeka kwa 2:8-19, niwibagirwa Uwiteka Imana yawe ugahindukirira izindi mana ukazikorera ukikubita hasi imbere yazo, uyu munsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka. Buri wese afite ikigirwamana yimitse, ntago nza kukivuga, ariko igihe cyose wimika izindi mana ukananirwa kuramya Imana yonyine, nta sezerano rizasohora. Icya gatandatu ni ugucogora gusenga. Igihe cyose ucogoye gusenga uba ugenda utakaza amasezerano. Daniyeli 10:12-13 ati, witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriye gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Ariko umutware w'ibwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayire, umwe wo mu batware bakomeye, aza kuntabara, ntinda mu bami b'Ubuperesi. Aya ni amagambo Daniyeli yabwiwe. Murabizi ko yari afite amasezerano, arasenga ategereje ibisubizo ngo birafatwa, birahagarara, ariko Daniyeli arasenga. Niba udasenga, nucogora gusenga, guhamagara iby'Imana yavuganye nawe, biragoye kugira ngo amasezerano azasohore. Dufite abantu badasenga ngo kandi ngo bategereje iby'Imana yavuze. Yewe sengera akazi kawe, sengera umugabo wawe, sengera umugore wawe, sengera inzu yawe, sengera imodoka yawe, sengera abana bawe, sengera visa yawe, sengera perimi yawe. Senga, nta sezerano ryawe rizasohora. Ijambo ry'Imana avuga ngo yemwe abibutse Uwiteka, ntabwo ari uko yibagirwa. Ntimugahweme, ntimugatuze. Haleluya. Munyikirize haleluya. Munyikirize haleluya. Narimvuze ngo hari ibintu bibuza amasezerano gusohora. Murabyumvise? Murasabwa kugendera kure yabyo. Muramfasha vuga ibintu biranga umunyamasezerano, ubundi tuze gufata umwanya wo kuza gusenga. Ibintu ngiye kuvuga mu byitondere. Abazi kwandika mwandike, uko mwigize abasirimu. Hari n'abantu bahawe amasezerano utababaza aho yanditse, barayibagiwe. Ariko nge kuva nakizwa muri 97 mfite agenda zitabarika, mfite stock y'amagenda, ibintu byose Imana yambwiraga ndandika. Ariko wakubaza amasezerano yo muri 95, ndakurahiye n'ugufitira ngo wabibitse mu mutima. Ariko iyo uri umuhanga uranota, urandika, ukabika. Shaka kubabwira ibintu biranga umunyamasezerano. Ukeneye kubyumva? Ibintu ngiye kuvuga n'ujya wumva bitakubaho, ujye umenya ko nta masezerano ufite. Umuntu wese ufite amasezerano agira ibintu bimuranga, bimutandukanya n'abandi. Ikintu cya mbere kiranga umunyamasezerano, ararwanwa ariko ntatsindwa. Ndajya ashyiramo pose kugira ngo mwumve ibyo mvuze. Hari igihe umuntu avuga ntabahereza umwanya ngo mutekereze. Umuntu wese ufite amasezerano yavuye ku Mana, ari Imana yayaguhaye. Umuntu wese ubitse iby'Imana yavuze, ikintu cya mbere kimuranga, ararwanwa ariko ntagira ate. Nubona uba mu buzima batakurwanya, ufite ibicupuri, ufite pirate, ayo ufite siyo, ariko amasezerano ava ku Mana, ikintu cya mbere kiranga ko ariyo ni intambara, ni urugamba. Ibintu byose Imana yavuze bica mu muriro. Haleluya. Munyikirize haleluya. Zaburi 105:9 haravuga ngo kugeraho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Uyu ni Yosefu. Imana yamubwiye uburyo azayobora, imubwira uburyo azakomera. Muzi yararwanijwe na bande? Murabazi? Bene nyina, abavandimwe,
ariko wowe urarwana n'umuntu mwahuriye hano wavuye Nyagatare uvuye ku Gikongoro uyu muntu ngo arandwanya, ahubwo se yari yakurwanya wowe? Yo ni intumwa irwanya iby'Imana yavuganye nawe. Umuntu wese Imana yavuganye nawe, ikintu cya mbere kimuranga ararwanywa, ariko ntagira ate, ntatsindwa, ntaneshwa, ntakubitwa hasi. Haleluya! Ndaganira n'umuntu uri mu iri teraniro wari ugiye kubivamo ngo intambara ni nyinshi. Bigumemo, niko gukomera. Muririmbyi muzima ararwanywa, umushumba muzima ararwanywa, umuvugabutumwa muzima ararwanywa, umudiyakoni muzima ararwanywa. Ikintu cyose Imana yavuganye nawe ugomba guhagarara ukarwana. Murabyumvise ngo mukomere Imana amashyi? Ararwanywa, ariko nimubona umuntu ageze ku rwego ahagarara no ku gatuti bakamuha mikoro, ujye mutera isari. Umuntu aba yararwanya intambara. We ntuzi urugamba twarwanye, ntuzi aho twaciye, ngo nanjye ngo wamuhiriya mikoro uyimaze iki? Ubu wayiguha wavuga iki? Ngo nanjye ngo wampaririya kote iri nambaye ikanzu ya mushiki wanjye imyaka 2 mba muri korali, ntago naje kubaho ubuhamya. Ko twanyuze mu murirora, ko twanyuze mu mazira, ndagira ngo mbatangarize ko ikizakwereka kuri mu mugambi w'Imana, ikizakwereka ko ufite amasezerano y'Imana, ni urugamba, ni intambara urwana. Ari ngiye gukora ka kantu bagenzi banjye bajya bakora, mbona bagakora nkabona ntacyo gatwaye, ni keza. Ngiriwo muri kumwe ng'ibyucamo nibigaragaza amasezerano yawe. Ibyo uri gucamo nibigaragaza amasezerano yawe. Haleluya! Ararwanywa, ariko ntagira ate. Icya kabiri kiranga umuntu ufite amasezerano y'Imana, yigishwa n'Imana. Yigishwa? Ntabwo Imana aguha amasezerano yo gukomeza kugire umuseviri aho ngaho. Niba leta ivuga ngo abana b'igihugu bige, ntabwo Imana yafata abana bayo ngo bagire ingegera ziri aho ngaho. Iyo ufite amasezerano yayo irakwigisha. Yabwiye Dawidi muri Zaburi ya 32 umurongo wa 8, iramubwira ngo nzakwigisha, nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye izakuguma. Ntabwo Imana yaguha amasezerano ngo ubure kugushakira ishuri.